Igitabo cya Rusi ibice bibiri. Rusi ahumba mu mirima ya Bowazi amugirira neza. Nuko Nawomi yari afite mwene wabo w'umugabo we, umuntu ukomeye w'umutunzi wo mu muryango wa Elimeleki witwaga Bowazi. Rusi umumowabokazi abwira Nawomi ati, reka njye mu mirima mpumba imyaka nkurikiye uwo ndi bugirireho umugisha. Aramusubiza ati, genda mukobwa wanjye. Aragenda ahumba mu mirima akurikiye abasaruzi. Umurima yagezemo wari uwa Bowazi wo mu muryango wa Elimeleki, ariko yari atabizi. Bowazi ava i Betelehemu araza asuhuza abasaruzi ati, Uwiteka abane namwe. Nabo baramusubiza bati, Uwiteka aguhe umugisha. Maze Bowazi abaza abasaruzi ati, uyu mukobwa ni uwande? Umusaruzi aramusubiza ati, ni wa mumowabukazi wagarukanye na Nawomi avuye mu gihugu cy'i Mowabu. Yambwiye ati, ndakwinginze emera ko mpumba nkurikiye abasaruzi hagati y'imiganda. Nuko araza, yahereye mu gitondo n'ubu, keretse akanya gato yinjiye mu nzu. Maze Bowazi abwira Rusi ati, urumva mukobwa wanjye, ntukajye ujya mu murima wundi kandi ntuve hano, ahubwo ujye uba bugufi bw'abaja banjye. Uhange amaso ku murima basaruramo ubakurikire. Ntiwumvise ko ntegetse abahungu ko batazakwakura? Kandi uko ugize inyota ujye ujya ku kibindi unywe ku y'abahungu bavomye. Nuko Rusi yikubita hasi yubamye, aramubaza ati, ni iki gitumye nkugiraho umugisha ko unyitayeho kandi ndi umunyamahanga? Nuko Bowazi aramusubiza ati, bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyokobukwe byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utazi. Uwiteka akwitura ibyo wakoze, ugororerwe ingororano itagabanijwe n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo. Aramubwira ati, nkugirireho umugisha databuja, kuko umaze umubabaro ukabwira umuja wawe neza, nubwo ndahwanye n'umwe mu baja bawe. Igihe cyo kurya gisohoye, Bowazi aramubwira ati, ngwino urye umutsima ukoze intore yawe muri vino isharira. Yicarana n'abasaruzi, bamuha impeke zikaranze, arazirya arahaga, arasigaza. Ahagurutse guhumba, Bowazi ategeka abahungu bati, ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyahe, kandi mumusohorere zimwe mu miganda, muzisige azihumbe, ntimumuhane. Nuko ahumba muri uwo murima ageza nimugoroba, ahura izo yahumbye ziba inshuro imwe n'umucagate bya sayiri. Arazikorera ajya mu mudugudu. Nyirabukwe abona izo yahumbye, kandi akura mu gikondorero ibyo yashigaje arabimuha. Nyirabukwe aramubaza ati, wahumbye mu kwande uyu munsi? Wakoze he? Hahiriwe uwakwitayeho. Asobanurira nyirabukwe nyir'umurima yakoreyemo, aramubwira ati, nyir'umurima nakozemo uyu munsi yitwa Bowazi. Nawomi abwira umukazana we ati, uwo mugabo ahiriwe ku Uwiteka utarorereye kugirira neza abakiriho na ba nyakwigendera. Nawomi arongera aramubwira ati, uwo mugabo ni mwene wacu wa bugufi, umwe wo mu bacunguzi bacu. Nuko Rusi umumowabokazi aramubwira ati, ni koko yambwiye ati, ujye ugumana n'abahungu banjye ugeze aho bazarangiriza umusaruro wanjye wose. Nawomi abwira Rusi umukazana we ati, mukobwa wanjye, ni byiza kujyana n'abaja be kugusanga mu murima wundi. Nuko akajya aguma bugufi bw'abaja ba Bowazi, akajya ahumba ageza aho barangirije gusarura sayiri n'ingano, kandi abana na nyirabukwe. Uyu mukazana wa Nawomi witwa Rusi yemeye gusiga byose, yemera gusiga imiryango y'iwabo, akomeza gukurikira nyirabukwe. Kandi
nyirabukwe yaramubwiraga ati nta wundi mwana mfite w'umuhungu, nta n'undi nenda kubyara uzagushaka, genda wishakire undi mugabo, uracyari mutoya kuko njye nta wundi muhungu mfite. Rusi ararahira aratsemba, yanga gusiga nyirabukwe, yemera kujya kubana na nyirabukwe muri ubwo buzima yari agiyemo, adafite umugabo, adafite n'umwana, kandi asize imiryango ye, nta kindi kintu yishingikirijeho ari urukundo gusa yakundaga nyirabukwe. Baragiye rero, bageze iwabo i Betelehemu, nta kintu na kimwe bari bafite muri urwo rugo kuko bari barasuhutse bava mu gihugu cyabo bajya mu gihugu cy'i Mowabu, nabwo bari bajyanywe no gusuhuka kuko hari hateye inzara muri icyo gihugu. Aho abahungu be bamariye gupfa n'umugabo we, Nawomi afata umwanzuro wo kongera gusubira mu gihugu cye, niko gusezerera abakazana be banga kugenda, Rusi amwomaho, baragendana. Urumva rero bageze muri icyo gihugu, mu by'ukuri ntibahinze, ntaho bari bafite ho gusarura. Rusi rero yagombaga kujya gushakisha ibyo kurya kuko nyirabukwe ubwo yari atagifite imbaraga zo kuba ari we bajya kubishaka. Niko yigiriye inama rero zo kujya guhumba mu mirima y'abandi. Aragenda rero, ageze umugisha, ahinguka mu murima wa mwene wabo wa sebukwe, ubwo ni mwene wabo wa sebukwe wa Rusi. Atangira guhumba muri uwo murima kugeza ubwo nyir'umurima nawe yaje kuza arahamusanga, amurebye aramukunda, abajije ati ese uyu mukobwa ni uwahe? Baramubwira bati ni wa wundi wagarukanye na Nawomi. Nuko aba yumvise amakuru ye y'ukuntu Rusi yamubayeho akaramata, akanga kumusiga, arangije aramwishimira, aramubwira ati rero uzakomeze ujye uhumba muri uyu murima, uzajya ukomeza ubane n'abagaragu banjye, ntuzagire uwundi murima wongera kujyamo. Amugiriraho umugisha mwinshi cyane ku buryo yanabwiye abagaragu bati ntimuzamukoreho, ati kandi mu miganda mumusigiremo umuganda umwe nawe awutahane. Nuko n'igihe cyo kurya kigeze, Rusi asangira n'abandi ku byo kurya bari babazaniye aho ngaho mu murima, kubw'uko bari bamwishimiye kubw'urukundo yagaragarije nyirabukwe. Muri iki gice cya kabiri dushoreje ahangaha batubwira uburyo uyu Rusi yari yemerewe kujya akomeza kujya guhumba mu murima wa Bowazi. Natwe rero birashoboka yuko dushobora kugira urukundo, tugakomeza gukunda umuntu igihe icyo ari cyo cyose. Nta mpamvu n'imwe ubundi yakagombye kugutandukanya n'umuntu mwari mufitanye umubano. Ntabwo mwagatandukanijwe n'uko nta kintu afite, ngo mutandukanywe n'uko ageze mu byago, mutandukanywe n'uko abuze uko abigenza. Uyu mwana w'umukobwa yari akeneye gushaka, ariko yaravuze ati ntabwo nakuvaho. Wenda yari afite icyizere cy'uko mu gihugu cy'iwabo wa Nawomi nahagera azahabona undi mugabo, ko yaranamurahiye aramubwira ati Imana yawe niyo izaba Imana yanjye, aho uzagwa nanjye bazahampa. Urumva rero ni urukundo mu by'ukuri rwo kwihambira, rwo kwizirika. Urwo rukundo nta muntu uwo ari we wese abishatse yarugira. Ngusabiye umugisha wowe ufashe uyu mwanya ukumva iri jambo ry'Imana kandi ukaba wumvise ufashijwe naryo. Niba ufashijwe naryo, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, kandi ukunda Imana kurusha ibindi bintu byose. Umwami Yesu akugirire neza kandi aguhe umugisha mwinshi cyane. Wakire neza ijambo ry'Imana. Shalom shalom.